Yesu ashimwe bene data, ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu, kandi mbahaye ikaze kuri iyi channel tugiye gukoresha kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Uyu munsi wari umunsi w'amateraniro, ariko kubera gahunda z'icyorezo ntabwo twateranye nk'uko bisanzwe. So rero twifuje gukoresha ubu buryo kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana rigufi, tunabasaba kugira ngo mukomeze kubahiriza ingamba nk'uko bisabwa kugira ngo bizatume dushobora gusubira mu nzu y'Imana vuba. Yesu abahe umugisha. Rero reka dutangire dusenga twumve ijambo ry'Imana rigufi. Data, mu izina rya Kristo Yesu, turagushimye kandi turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro kuri Imana yacu. Turagushimira yuko ukomeje kuturinda nubwo turimo duca mu bihe bitoroshye. Turagushimira yuko ukomeje kutubera Imana, ukomeje kutwereka ukuboko kwawe kwiza, ukomeje kutugirira neza. Kandi turagusaba kugira ngo uburinzi bwawe bube ku itorero mu izina rya Kristo Yesu. Turasengera itorero muri rusange dusaba kugira ngo uririnde kandi uribambeho amahema yawe, urirwanirire, uritsindishirize mu izina rya Kristo Yesu. Iki kiye kuba ari igihe cyo kukuvaho, kiye kuba ari igihe cyo kujya mu bidakwiye, ahubwo kiba ari igihe cyo kurushaho kukwegera no kumenya imigambi yawe no kumenya imbaraga zawe no gukora kwawe. Turagushimiye rero bana natwe twumva ijambo ryawe rifashe imitima ya buri wese uzaryumva, wari urikurikirana ubu cyangwa se uzaryumva no nyuma, azafashwe naryo kandi ahemburwe naryo. Urakoze, turagushimiye, turaguhimbaje mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom rero bene data, iyi ni channel ya Life Christian Ministries. Tugiye kumvaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntekereza ko riri bufashe buri muntu wese urikurikirane, rigahembura umutima we. Turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bisa nkaho ari bishya kuri twebwe, kubera yuko mu kinyejana cyacu ibintu nk'ibi nibwo bwa mbere bibaye, ariko ntabwo ari bishya kuri Bibiliya. Ni ibihe Bibiliya yagiye ivugaho, bisaba rero kugira ngo tumenye uko tugendana nabyo nuko tubyitwaramo. Ndashaka kugira ngo dukoreshe ijambo riri mu gitabo cyo kubara, ibice 22 umurongo, ndasaba soma umurongo wa 6, kubara 22 umurongo wa 6, turi buze no gusoma kubara 23. Ni inkuru ivuga ngo, nuko ndakwinginze ngwino umvumire aba bantu kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha tubatsinde birukane mu gihugu, kuko nzi yuko uhesha umugisha awuhabwa, uwuvuma akaba ikivume. Uyu ni umwami Baraki avugana atumye kuri Balamu umuhanuzi, amutumyeho ubwoko bwa Israel ubwo bwavaga mu gihugu cya Egiputa bugeze Mowabu. Abiyumvishe ko bwageze mu gihugu cye, yumva uburyo Imana yagiye ibana nabo, arangije atuma ku muhanuzi Balamu, amutumaho kugira ngo aze amubavumire kugira ngo ashobore kubatsinda, kuko yarazi yuko batavumwe ntabwo ashobora kubatsinda. Aha rero yaramutumyeho amubwira ngo uze ubamvumire kugira ngo ushobore kubatsinda. Hanyuma rero iyo igiye mu gice cya 23 umurongo wa 19, hari ibintu byinshi, yagerageje kubavuma inshuro 3. Izo nkuru wenda hari abazizi, yagerageje kubavuma inshuro 3, ariko nahisemo uyu murongo wa 19 ubwo yabonaga igisubizo kivuye kuri Balamu, kivuye ku Mana, Imana imubwira uko bikwiye kugenda. Umurongo wa 19 igice 23 haravuga ngo Imana
si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibibonye mu Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, buvumbuka nk'intare y'ingabo. Ntizaryama itararya umuhigo, itaranywa amaraso y'abishwe. Yesu ashimwe bene data. Aya ni amagambo wenda dushobora kuba dusanzwe tuzi, ariko nshaka kugira ngo nkoreshe kugira ngo nyakuremwo ihishurirwa rishobora kudufasha. Ahangaha umwami yumvishe ko Abisiraheli baje, akurwa umutima nuko bahageze, yibwira yuko baje kumukura ku ngoma, ariko mu by'ukuri bari mu nzira igana mu gihugu cy'amasezerano, kuko barimo bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano. Iyo urebye Mowabu na Israheli biregeranye, ni ukuvuga ngo bari bageze hafi y'umupaka wa Israheli na Egiputa. Mowabu ubu ngubu kuri mapu y'iki gihe iri muri niyo Jordan y'uyu munsi. Aho rero niho bari bageze, akurwa umutima nabo, arangije ahamagara umuhanuzi ngo aze amubavumire. Ikintu nshaka kugira ngo dusangire kuri uyu munsi ni ukuvuga ngo na Satani ubwo arabizi, azi neza yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Ibyo yagerageza gukora byose ntabwo byamukundira. Niyo mpamvu uyu mwami yashatse kugira ngo mbere y'uko atera Abisiraheli abanze abagire ibivume, nubwo bitakundaga. Nk'uko tubisomye mu ijambo ry'Imana, umuhanuzi ngo amaze kubitegera agiye kubareba, Imana yamushyizemo amagambo mu kanwa, iramubwira ngo genda ubwire Baraki ibingibi bikurikira. Amubwira ngo ni ubwoko butura ukwabwo, ni ubwoko bufite Imana y'inyamaboko hagati yabwo, ni ubwoko udashobora gutsinda keretse Imana yabwo itari kumwe nabo. Muri iki gihe rero turimo, cyangwa n'ibindi bihe biri imbere, nibyo twaciyemo, ikintu kitugira abadahangarwa n'abadatsindwa ntabwo ari ikindi, ntabwo ari uko twavutse, ntabwo ari uko hari uburyo dufite abandi badafite, ahubwo igituma itorero rikomeza gukomera rigakomeza kujya imbere ni ukubera Imana ya Isiraheli iri kumwe natwe. Icyo mbasaba rero, cyangwa nshaka kugira ngo tuganire, ni ukuvuga ngo iyi Mana ikiri mu ruhande rwacu, ibyadutera byose, uburyo byadutera uko ariko kose, tuba dufite uburenganzira cyangwa tuba dufite assurance yuko tugomba kubitsinda. Ntabwo iki ari igihe cyo gucogora, iki ntabwo ari igihe cyo kubivamo no kudohoka, ahubwo ni igihe cyo kurushaho kwegereza Imana kugira ngo irusheho kurwana n'ibiturwanya. Uyu munsi ibicarenginga cyangwa ibihingiza ubuzima bwacu bishobora kuba ari byinshi, bishobora kugenda byiyongera, bishobora kuzaba byinshi cyane, ariko dufite isezerano rivuga ngo iyavuganye natwe, iyavuze ku buzima bwacu ntabwo yicuza, ntabwo yibeshya. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Icyatumaga ubwoko bwa Isiraheli ndetse n'uyu munsi buba ubo ibihangange, butera ubwoba abo buciyeho n'abo buhuye nabo n'abo bugiye kurwana nabo, ntabwo ari intwaro zikomeye bari bafite,
ntabwo ari ubwenge buhambaye bari bafite, ahubwo ikintu bari bafite ni Imana yaremye isi n'ijuru iri hagati yabo. Hanyuma rero natwe uyu munsi iyi bihe turimo ni ibihe bidusaba kugira ngo turusheho kwegereza Imana cyane, turusheho gutuma Imana iba mu ruhande rwacu cyane, twirinda umuhanuzi aramubwiye ngo dore ibintu bitaba muri bo, ngo nta bugoryi buba muri bo, nta bupfumu, nta kuraguza, Imana nta kibi babonamo. Igihe cyose Imana itatubonaho ikibi n'ikizinga, ihagurukira kuturwanirira tutitaye ku bintu biduhagurukiye ibyo ari byo byose. Mu minsi yashize hari igihe twigeze kuba tuganira ku ijambo, ngira ngo iryo jambo naryo rikuru ricano. Ntabwo mu bintu Imana yasezeranyije itorero ari uko tuzaca mu bintu byoroheje, ahubwo Imana yadusezeranyije yuko niduca mu bikomeye izabana natwe. N'ubu rero Imana iracyiteguye kubana n'itorero n'ubwoko bwayo. Icyo bidusaba ni ukuyikomezaho no kurushaho kuyikunda no kuyegera, kudatuma duhuga, kuko icyo uyu mwami yashakaga icyatuma Abisiraheli basa nkaho batandukanyijweho n'Imana yabo, bityo agashobora kubatera akabatsinda. Natwe uyu munsi ikintu cyadushobora ni icyadutandukanya n'Imana, ariko igihe cyose tutari twatandukana n'Imana yacu, igihe cyose tutari kwinjira mu bintu bituma Imana idutera umugongo, ibyaduhangara ibyo ari byo byose, tuba dufite assurance, icyemezo cy'uko Imana iri mu ruhande rwacu, iri bubirwanye kandi kabitsinda. Umuhanuzi yaramubwiye ngo Imana niyo ibavana muri Egiputa, niyo ibayoboye, niyo ibatwaye, ngo ifite imbaraga nk'izi mbogo. Iyi Mana yacu ifite imbaraga nyinshi cyane ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose cyahagurukira kugira ngo kitwambura agaciro, cyambure agakiza uburyohe bwako, Imana irakirwanya. Bityo rero nkaba mbasangiza ijambo mbabwira ngo nimureke dukomere ku Mana yacu, duhagarare, dushikame, turusheho gukora ibintu bituma Imana itwishimira, kuko Imana nikomeza kutwishimira, ibintu byose bizahagurukira kuturwanya Imana izabirwanya. Hari n'ibyo izatsinda tutari twabibonesha amaso, kuko ibi ngibi byabaga ku Bisiraheli bo batabizi, ntabwo bari bazi kirimo kiba, ntabwo bari bazi amanama arimo ategurwa inyuma, Baramu na Baraki bahura baciririkanya ikiguzi cy'ukuntu ibintu biri bugende n'igihembo kiri butangwe kugira ngo bavumwe. Ariko bo bibereye hariya, icyo bakoraga ni kimwe, no kuvuga ngo ntabwo baraguraga, ntabwo nta bugoryi bwari buri muri bo. Hari aho umurongo uvuga ngo bayivugiriza impundu, bari barimo kari akazi ko kuramya Imana no kuyihimbaza, aho bari bavuga bati Imana niyo idukuye muri Egiputa, niyo twambukije inyanja itukura, niyo itugejeje hano, niyo irimo itujyana i Kanani. Ubu rero nta yindi business dufite, nta business y'ibindi tugiye muri business yo kwirana. Ibyo byabaga bo bari busy barimo baramya Imana, bayihimbaza, bakora ibyo ishaka. Hanyuma Imana nayo ihangana, byatwaye igihe kitari kigufi kugira ngo Imana yemeze Baramu na Baraki yuko Abisiraheli batavumwe, kuko Baramu nawe yarashibukiye ikiguzi cyari gitanzwe kugira ngo avume Abisiraheli. Baraki nawe nk'umwami icyo yashaka no kugira ngo babone bamburwa agaciro bari bafite, bambare ikote ry'umuvumo, noneho ashobore kubatera. Ariko Imana kuko ariyo yari mu ruhande rwabo, yari kumwe nabo, ituma ibyo byose bidashoboka. Inshuti zidukurikiye, inshuti zacu ba Kristo bene data, icyo numva nababwira no kuvuga ngo uko byagenda uko ariko kose, nkuko Bibiliya ivuga ngo abasore b'imigenda bazagenda bacogore, ngo ariko abategereza Uwiteka bazahabwa imbaraga nshya. Ntabwo turi abantu bacibwa intege n'ikintu icyo ari cyo cyose.
ikintu kitwambura imbaraga, ikintu kikatwambura agaciro, ni igidutandukanya n'Imana. Kandi dufite uburyo bwose bushoboka yuko aho twaba turi hose, mu mago yacu, hirya no hino, turi mu bintu bitandukanye, dufite uburyo bwose bwo kurushaho kubaha Imana no kwiyegereza Imana. Iki ni igihe cyo kugira ngo twegerane n'Imana kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Torero bakristo bene data, ibi bihe turimo ducamo tubona tutigeze tubona, bye kutwigeza kure y'Imana, ahubwo tubikoreshe nk'iturufu ritwegereza Imana. Niba ubona ibintu Bibiliya yavuze utari wabaho, uyu munsi ukaba ubibonesha amaso yawe, umenye ko n'ibindi yavuze bitari byaza biri imbere birimo biza. Umwami Yesu ari hafi kuza. Biradusaba kugira ngo twiyegereze Imana. Iyi si izadutsinda igihe cyose tuzaba twinjiye mu gushaka gukora ibidutandukanya n'Imana. Nk'uko uyu mwami ni igishushanyo cyiza cy'ibintu bishaka kuduhinyuza, bishaka kugira ngo bitwambure ikote twambitswe n'Imana ry'agakiza, rituma uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu. Iki ni igihe cyiza kigaragaza ishusho iri imbere izaza. Biradusaba rero kurushaho kwikomeza ku Mana, no kurushaho kuyubaha, no kurushaho kuyikunda, no kwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tugira ubudahangarwa. Twamburwa ubudahangarwa twahawe n'Imana. Kuko Abisiraheli hano ubudahangarwa bari bafite ni ubungubu, ni ukutaraguza, ni ukutagira ubugoryi muri bo, ni ukudakora ikintu icyo ari cyo cyose kibatandukanya n'Imana. Ibyo byaremaga ubudahangarwa buvuga ngo buri rurimi rwose ruzabahagurukira bazarutsinda. Buri ntwaro yose izacurirwa kubarwanya ntabwo izabatsinda, ahubwo nibo bazayitsinda. Ibyo rero natwe uyu munsi biratureba. Urugendo rw'Abisiraheli kuva muri Egiputa kujya i Kanani ni igishushanyo cyiza cy'urugendo rw'agakiza turimo uyu munsi. Turimo dukizwa, abantu bakizwa, twavuye mu byaha, tuzanwa mu rugendo rw'agakiza. Ni urugendo, ni ubuzima, ni ibintu by'uruhererekane. Bityo rero uyu munsi iyi nkuru y'Abisiraheli turayigiraho, tuvuga ngo aho tugeze uyu munsi, tugeze ahantu tubona ibintu tutigeze tubona mu buzima bwacu. Ariko ibyo bintu uko turushaho kubibona, bidukurure mu kwegera Imana cyane, no gutuma turushaho gukora ibintu bituma Imana isohoza amasezerano yayo ku buzima bwacu. Ntabwo twifuza yuko iki kiba ari igihe cyacu cyo gucogora. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ujye mu bidakwiye. Iki ni igihe cyo kugira ngo twegerane n'Imana. Imana, uyu murongo wamfashije cyane, uvuga ngo ntibonye umurongo wa 21 ibice 23, avuga ngo ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo. Reka Satani nashaka kugira ngo atume hari ibintu bigutsinda, Imana nibigenzura isange nta gukiranirwa kuri muri wowe. Nk'uko uyu muhanuzi abibwirijwe n'Imana avuze ngo ntibonye gukiranirwa mu bwoko bwa Yakobo. Igihe cyose Imana igenzuye ubugingo bwacu n'imibereho yacu n'ibyo ducamo uko bigenda byihindagurana, igasanga nta gukiranirwa kuri mu buzima bwacu, icyo gihe Imana iraturwanira ku giciro icyo ari cyo cyose. Nta kintu na kimwe cyadutera ngo kidutsinde igihe cyose Imana tugenzuye igasanga nta gukiranirwa kuri mu bwoko bwayo. Ikindi cya kabiri, ubugoryi ntibubonye mu Bisiraheli. Hari abantu Imana igenzura igasanga nta bugoryi. Ubugoryi ntabwo ari ubuswa, ntabwo ari ukuba hari ibyo utazi, ariko ubugoryi ni ugufata ikintu cyuzi cy'ukuri ukakigoreka, ukacyita izina, ukacyita uko kitari, kandi ubizi neza uko cyakabaye ikintu. So Imana ngo irebye mu Bisiraheli isanga nta bugoryi burimo. Icya gatatu,
Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Bene data, reka mbabwire, Imana iri kumwe n'itorero, iri kumwe natwe, ifite imbaraga, ifite n'ubushobozi buruta ikintu icyo ari cyo cyose kiduhagurukiye. Dukwiye kugira ihumure tukayizera, nk'uko aba bantu iyi Mana ntibayirebaga mu buryo buri fiziko hagati mu Bisiraheli, ariko hari icyubahiro cyari ku bwoko bwa Isiraheli aho bari bakambitse mu bibaya by'i Mowabu. Iki cyubahiro cyari gihari, igitinyiro cyari gihari, bitewe n'uko nta bugoryi bwari muri bo, nta bupfumu, nta bwambuzi, nta bujura, nta buhemu, nta kintu icyo ari cyo cyose cyari kibarimo cyatumaga Imana ibatera umugongo. Ibyo rero bigatuma buri bwoko bwose na buri rurimi rwose rwabahagurukiraga bashoboraga kubutsinda. Natwe rero uyu munsi nk'itorero, nubwo hari ibintu bihinyuza turimo ducamo, ndumva mfite icyizere n'ihumure rikomeye cyane ry'uko uko byagenda uko ariko kose dufite Imana iri mu ruhande rwacu, dufite Imana ifite ubutsinzi mu biganza byayo. Nta gihe na kimwe Imana yacu yigeze ijya ku rugamba ngo itahe itsinzwe. Igihe cyose yagiye ku rugamba, abo yajyanaga n'abo bari bo bose batahukanaga intsinzi. Natwe uyu munsi urugendo turimo ni urugendo rumeze nk'urw'Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bajya i Kanani. Turi mu rugendo rujya mu ijuru. Biradusaba kugira ngo tugire ibyo twirinda, tugire amabwiriza. Igihe cyose habayeho urugendo rwose rubaho rugira amabwiriza. Abisiraheli bajya guhaguruka bava muri Egiputa, hari amabwirizwa bahawe. Iyo bayagenderagaho uko bikwiye babonaga intsinzi mu rugendo rwabo, ariko iyo bateshukaga bitewe n'impamvu runaka bahuraga n'ibyago. Natwe uyu munsi turi mu rugendo rufite amabwiriza. Amabwiriza dufite tuyakura mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo mapu yacu, niyo mapu y'abana b'Imana bajya mu ijuru. Iki jambo ry'Imana ritubuza cyose rero dukwiye kukirinda muri ibi bihe. Ibi ntabwo ari ibihe byo, nubwo hatariho kujya mu rusengero uyu munsi ngo tujye mu rusengero turamye nk'uko twaramyaga, dusenge, duterane, ariko ntabwo bikuyeho yuko dukwiye kurushaho kugirana ubusabane n'Imana. Ni uburyo bwahindutse bwo kuramya Imana, ariko kuramya Imana ntabwo byavuyeho. Ni uburyo bwahindutse bwo kubaha Imana, ariko kubaha Imana ntabwo byavuyeho. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo twitature twinjire mu bidakwiye, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo turusheho gutekereza, twegere Imana kurusha uko twayegeraga, turusheho gushaka Imana kurusha uko twayishakaga, kugira ngo Imana iduhagarareho. Uru rugendo rero rufite amabwiriza. Aya mabwiriza uko tuzarushaho kuyitondera niko tuzarushaho kubona ukuboko kw'Imana. Ntabwo ari igihe cyo kunanirwa, ntabwo ari igihe cyo kubivamo, ntabwo ari igihe cyo kwinjira mu byo wishakiye. Twambaye umubiri, turi mu isi ifite ibintu byinshi bidukurura, ifite ibintu byinshi bitwereka, biturembuza, ariko nanone dufite ijambo ry'Imana. Dufitanye n'Imana igihango cy'uko turi ubwoko bwatoranyijwe, turi abantu Imana yarose idushyiraho kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Ni twebwe twenyine Imana ifite hano kuri iyi si kugira ngo tuyunge nayo. Bityo rero muri iki gihe kiba igihe cyo kugira ngo twegere Imana cyane, kugira ngo nayo yigaragaze. Kandi iyo turushijeho gukora ibyo ishaka, nayo irushaho gukora ibyo yasezeranyije. Kuko hano umuhanuzi yaravuze ngo umurongo wa 20, kabusoma umurongo wa 23. Nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, buvumbuka nk'intare y'ingabo. Ntizaryama itararya umuhigo, itaranywa amaraso y'ikishwe.
Baraki abwira Balamu ati ntubavume na hato, ntubaheshe umugisha na muke. Maze Balamu abwira Baraki ati sinakubwiye nti icyo Uwiteka avuga cyose nicyo nkwiriye gukora. Hari igihe kigera bene data uko urushaho kwegera Imana n'abashaka kukuvuma bakaguhesha umugisha, kuko Imana yaguhaye umugisha. Mu gice cya 22 hari aho umuhanuzi yabwiye umwami Baraki, aramubwira ngo ntabwo navuma uw'Imana itavumye, ntabwo narakarira uw'Imana itarakarira. Hari ibintu bitaguhagurukira Imana itabihaye uburenganzira. Biradusaba kugira ngo torero ry'Imana, bakristo bene data, members ba Life Christian Ministries aho muri hose, biradusaba kugira ngo turusheho kwiyambura ikintu icyo ari cyo cyose cyagutandukanya n'ubwiza bw'Imana, tukegera Imana kurusha uko byigeze kubaho, kuko uburinzi bwacu n'ubudahangarwa bwacu nta handi buri, nta handi buzava mu kubaha Imana no gukora ibyo ishaka. Kandi ibyo Imana ishaka turabizi, ijambo ryayo rirahari. Biradusaba kugira ngo duhugukire iki kintu, twiyambure, twitangwe. Ntabwo ari igihe cyo kwijandika mu isi, ntabwo ari igihe cyo kwijandika mu bidakwiye, ntabwo ari igihe cyo kujya mu bintu bidashimishije. Ni igihe cyo kurushaho kwegera Imana, tukegera Imana kugira ngo Imana iduhagarareho, icyubahiro cyayo kigaragare mu bushake bwayo, n'isezerano yaduhaye, n'isezerano yahaye abayizera bose. Iravuga ngo kuba mwizera nta rurimi na rumwe ruzabahagurukira, nta ntwaro n'imwe izacurwa ku barwanyi izagira ikibatwara. Bityo rero nshuti zanjye, bene data, nubwo uyu munsi tudashoboye guhurira mu iteraniro nk'uko byari bisanzwe, nifuje kugira ngo mbasangize iryo jambo, mbabwire ngo murusheho gukunda Imana, murusheho kuyegera, murusheho gukora ibyo ishaka kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Nubwo nta gihe na kimwe twigeze duhabwa uburenganzira bwo gukora ibyo Imana idashaka, ariko iki ni igihe dusabwa kugira ngo tubikore kurusha uko twigeze tubikora. Aho muri hose ugerageze gukora ikintu gihesha Imana icyubahiro kuruta uko wigeze ubikora, kuko dukeneye ukuboko kw'Imana birenze uko twigeze tukubona. Umuntu mwegeze kuvuga ngo nukenera ukuboko kw'Imana utari wigera ubona, ukora icyo Imana ikunda utari wigera ukoraho. Natwe rero uyu munsi biradusaba kugira ngo dutekereze nk'uko Abisiraheli bakijwe amaboko ya Baraki, bayakizwa nuko bakoze ibituma Imana iba mu ruhande rwabo. Natwe tubikore mu gihe runaka, tuzi neza yuko Imana izabirangiza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen.